Hello everyone, mwese waba uri mu Rwanda hanze y'igihugu cyangwa se uri mu Burundi, mwese aho waba uherereye aho ariho hose ndagusuhuje cyane. So hari systeme ya telefone cyangwa se amatelefone yose bazanye yo kuri message. Ni systeme kuri message, noneho ukaba ushaka nko kohereza umuntu SMS uzifite nko kuri MTN cyangwa se kuri Airtel, noneho ugasanga simukadi yawe iri nko kunuza, iri nko kuri MTN kandi SMS uzifite kuri Tigo cyangwa se kuri Airtel Tigo, cyangwa se ukafite SMS kuri Airtel Tigo ariko SMS yawe igaragara yuko cyangwa se savinze kuri simukadi ya MTN. Noneho ugashaka uburyo wabikora cyangwa se uburyo wabikosora, ariko ukabasha kuba utabimenye nyine uburyo ushobora kubitunganya ku buryo nawe ushobora kohereza message kuri MTN cyangwa se kuri Airtel ubihinduranyije mu buryo bworoshye ariko ukaba utabizi. Niba ushaka kubimenya, ngwino nyegera ahangaha nkwereke uburyo ugiye kuzajya ubikora bitakugoye, nta ngorane zirimo, ni ibintu byoroshye cyane. Niba uri mushyashya ahangaha kuri uyu murongo, gerageza ukande subscribe, like, comment, ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Niba iyi video igufashije kubyihererana wenyine, gerageza usharinga abantu 5, maze mumara kwisharinga abantu 5 uraba umfashije kandi ufashije n'abandi. Let's go, twagiye. Tuzaza kuri SMS yacu, kuri message ya telefone. Nimugire ngo ni message za WhatsApp cyangwa se message zindi, oya, ni message twandikiraho dukoresha simukadi zacu nyine, message duhabwa na dukura ku mayinite tuba twaguze. Nuko nguko nibyo ndi kugira ngo mbashe kubereka. Let's go. Tuzaza no kuri message yacu. Umuntu afite iyi application, iyi agenda i-downloading kuri Play Store ibihari. Tuzaza no kuri message yawe, guys, ahangaha. None twebe dufungure message zacu. Nimushaka muzambwire uburyo mbigisha uburyo ushobora gushyira ifoto ku zina ry'umuntu, ukaba washyiraho nk'ifoto ibintu byaje mu gihe iyo foto ifite cyangwa mu gihe wayimufotoye, ukaba washyiraho izina ry'umuntu. Okay guys, none tudatinze, wenda tujya koherereza umuntu SMS uyu tujya kohereza uyu SMS. Wenda ibintu runaka tujya kumubwira, wenda aze kutuzanira. Tuzaza hano tumukandeho nk'uko nguko, ukimara kumukandaho nk'uko nguko bimeze. Reka tumakinge sure neza yuko aka kantu ntako baguhaye, aka ngaka. Reka tumakinge sure neza yuko aka kantu ntako baguhaye. Niyo aka kantu batakaguhaye, ndaza kubibereka uburyo nawe uri buze kubitunganya. Niba bakaguhaye rero uko nguko bimeze ahangaha. Niba bakaguhaye uzaza ugakanda nko gutya, ukimara kugakandaho uzatubona ahangaha handitse ngo switch. Uhite ukanda hano handitse ngo switch. Ukimara kwakanda urabona yuko ari ngizi simukadi zawe, izi ngizi dore simukadi zukoresha ngizi ahangaha. Niba ushaka kohereza SMS kuri Tigo, ubwo uzakanda kuri Tigo cyangwa se kuri Airtel Rwanda. Niba ushaka kuyohereza kuri MTN akaba ufite SMS, ubwo uzaza ukanda hano kuri ahangaha kuri MTN ahangaha, nuzaza ugakanda. Okay, noneho reka tumakinge sure neza yuko reka dutekereze yuko biriya ntabyo twabonye ahangaha, ko naho twabonye nanditse ngo Airtel Rwanda. Buriya hameze nk'uko nyine, kandi ushaka kohereza ubutumwa uyu muntu kandi SMS uzifite kuri MTN. Tuzaza dukande kuri zina hano hejuru, dukande kuri zina. Tukimara gukanda kuri zina nka gutya, batabanga baduhereze switch ahangaha. Bakimara kuduhereza switch nk'uko nguko, uzukanda kuri switch uhitemo simukadi yo wifuza. Okay guys, noneho reka dukande kuri simukadi tugerageze turebe. Reka dukande kuri MTN twohereze ubutumwa turebe. Nyamuneka ube wakanda subscribe kugira ngo dukomezanye, tusubire inyuma nka gutya, tumwohereze ngo amakuru yawe. Ese handi wagiyeyo? Ese ahandi wagiyeyo? Amakuru yawe, ese ahandi wagiyeyo? Ushaka washyiraho n'agatangaro, nabyo ubishaka byashoboka. Okay guys, murabona yuko
ahangaha ibintu bimeze fresh, tujya kumwoherereza ubu butumwa. Dukanda no kuri send, ahangaha kuri send hano handitse ngo SMS, tukakande. Reka dutegereze turebe ko iyi SMS iri bugende. Reka dutegereze. Murabona yuko hano handitse ngo not sending check. Guys, ubwo nyine gutya barimo kutubwira yuko nta nuze dufite, nta SMS dufite ahangaha. Ndize ko guys urimo kubibona. Ahangaha barimo kutubwira yuko nta SMS dufite. Noneho tugiye guhindura, dushyire kuri Airtel. Tumara gushyira kuri Airtel turebe ko iyi SMS iri buze kugenda. Kugira ngo tutaza kwirushya ngo twongere twandike, tuzadukandeho hano cyane. Tukimara gukandaho cyane bite bimera nka gutya, dukanda hano hejuru. Ahangaha aha tukande bite byikopiya, ubundi duhindure simukadi kwa naberetse hano ku zina. Tuhite tuza dukanda no kuri switch naho cyakora kubibereka naberetse kare. Dukande kuri Airtel ngo dusubire inyuma hano hasi. Tukimara gusubira inyuma tuza dukande ahangaha. Dore murabona yuko ibyo bintu twakopiye biri hano hasi. Maze kunyihanganira, murabona yuko ibyo bintu twakopiye biri hano hasi. Nubibura hano hasi, ubibuza hano hasi, uraza ugakanda kwa kano kantu. Sorry gatoya, ndimo kwakanda bigahita bisubira inyuma. Uraza ugakanda kwa kano kantu aka. Yubuze iyi link iyi ngiyi. Yubuze iyi link yubuze. Uraza ugakanda kwa kano kagasanduku. Uraza ugakanda nko gutya, ugatuza kwa kano kamagana gakayi akanga kari hano aka. Ukaza ugakandaho, ugatubona link yawe cyangwa se byantu wakopiye. Utuza ukabikoraho nko gutya, wamara kubikoraho ugatukanda send. Ugatukanda send nko gutya. Rero tutegereze turebe ko ubutumwa buri bugende. Okay guys, murabona yuko ahangaha ubutumwa bwese bugenda. Ndize ko murimo kubibona, tubworeje dore ngino SMS Airtel duhaye. Tubworeje ngo saa 7:23. Aka message ubundi aka message akangaka iyo bakohereje. Akangaka kandi nkabereke akangaka. Akangaka. Iyo bakohereje ko message biba bigaragaza yuko SMS yawe yagiye. Hari n'abantu bajya bikora neza ku buryo ahangaha hano hasi aha hataza akantu kameze nka gutya. Utuntu tubiniye tuvivuye. No kuri WhatsApp iyo umuntu yasomye ubutumwa ari cyangwa yari online hazaho tubiri nka gutya. None iyo umwohereje ubutumwa ugabona kugira ngo umenye ko atari online haza akavika nka gutya. Ibyo bintu nabyo nimushaka muzambwire mbibigishe uburyo umenye ko umuntu ari online cyangwa se ko atari online. Okay guys, ni ibingibi nagiraga ngo mbereke 5 kuri 5. Niba video gushimishije kanda subscribe, like, comment, ubundi tuyitubana mu zindi video 5 kuri 5. Ndabakunda, ciao ciao, duhure mu yindi video.